Ndabasuje cyane bakunzi ba Nkundwa TV, reka mbifurize kumera neza aho muri hose kandi aho muri mwese. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri population census cyangwa se ibarura rusange ry'abaturage mu Rwanda, kuko twiyemeje kugenda tubabwira akantu ku kandi cyangwa se details nyinshi ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ntabwo tujya ku zindi content zitari mu gihugu cyacu. Ibarura rusange ni uburyo bwo kubara umubare w'abaturage batuye mu gace runaka, bashaka kuba umudugudu, bashaka kuba akagari, bashaka kuba umurenge, bashaka kuba akarere cyangwa se ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi tugiye kuvuga ibarura rusange ry'abanyarwanda ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo ubundi ibarura rusange cyangwa se uburyo bwo kubara abaturage bisa nk'aho byatangiye mu mwaka w'1900 ubwo abakoloni batangira gukoloniza u Rwanda. Murabizi ko igihe ari Abadage bari bayoboye cyangwa se bakolonije u Rwanda. Icyo gihe raporo igaragaza ko mu mwaka w'1900 Rwanda rwo rutuwe na miliyoni imwe gusa y'abanyarwanda, irengaho n'indi mibare mikeya. Mu mwaka w'1950 ubwo haburaga imyaka 12 ngo u Rwanda rubone ubwigenge, ibarura rusange rigaragaza ko u Rwanda rwo rutuwe na miliyoni 2 gusa z'abanyarwanda, zirengaho indi mibare mikeya. Ariko 1990 ndetse na 50 ntabwo higeze hakorwa ibarura rusange riri official. Nyine byari raporo y'abakoloni cyangwa se ya UN niko navuga. Sasa reka tujye ku ibarura rusange riri official. Ibarura rusange riri official ku rwego rw'igihugu ryatangiye mu mwaka w'1978 ubwo kubaza amateka ari hayoboye Perezida Juvenal Habyarimana. Ibarura rusange ryakozwe mu mwaka w'1978 byagaragaje ko u Rwanda rwari rutuye icyo gihe na miliyoni enye gusa, zirengaho indi mibare mikeya. Ibarura rya kabiri ryatangiye mu mwaka w'1991 ubwo nanone kubaza amateka murumva ko yashize umwaka umwe inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo gihe ibarura rusange ryagaragaje ko u Rwanda rwari rutuwe na miliyoni 7 gusa, zirengaho n'indi mibare mikeya. Ibarura rusange rya gatatu ryatangiye mu mwaka w'2002 rikaba ryaragaragaje ko u Rwanda icyo gihe rwari rutuwe na miliyoni 8, zirengaho indi mibare nanone mikeya cyane. Ibarura rusange rya kane ryatangiye mu mwaka w'2012 ngira ngo abantu benshi munabyibuka, umuntu wabasha gukoresha smartphone uyu munsi kenshi benshi mwari muri icyo gihe 2012 n'ejo bundi. Ibarura rusange ryagaragaje ko icyo gihe hariho miliyoni 10 z'abanyarwanda. Ibarura rusange rya gatanu ryakozwe ejo bundi 2022 ryagaragaje ko u Rwanda rwari rutuwe na miliyoni 13. Ariko se wakibaza ngo uyu munsi ni gute turi miliyoni 14? Ni ukuvuga ngo ubwo ibarura rusange riheruka gukorwa ryagaragaje ko u Rwanda rwari rutuwe na miliyoni 13 gusa mu mwaka ushize, ariko ubu ngubu already tumaze kuba miliyoni 14, bivuze ko turimo turihuta cyane. Nanone se mwari muzi ko mu mwaka w'1900 ibaze ko twari miliyoni imwe gusa y'abanyarwanda, nubwo wenda narindiho nawe ndatari uriho, ariko icyo gihe u Rwanda rutuwe na miliyoni 1. Uyu munsi 2025 abanyarwanda tukaba turi miliyoni 14. Urumva ko turi ku muvuduko udasanzwe, ku butaka butarimo buriyongera kandi twe turimo turiyongera. Nanone nuza ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarura rusange NISARI rigaragaza ko nibura bakoresheje estimation cyangwa se ikigereranyo, bagaragaza ko nibura mu mwaka w'2050 u Rwanda ruzaba rutuwe na miliyoni 25 gutya, 25 cyangwa 26, mu gihe mu mwaka w'2030 ejo bundi bagaragaza ko u Rwanda ruzaba rutuwe na miliyoni 16. Urumva rero mwese byahita bibahereza ishusho y'ukuntu u Rwanda rurimo rugenda rwaguka cyane. Ngaho rero amateka y'ibarura rusange mu Rwanda. Ariko ikindi kintu nabwira ni uko amabarura rusange yose yabaye mbere y'umwaka w'2000 yakorwaga mu buryo gakondo. Urugero nk'ibarura rusange ryakozwe mu mwaka w'1978 hakoreshwaga uburyo bwo gufata abaturage wenda babatraininze bakabohereza mu biturage bakajya kwandika abantu. Nuko ngo bafataga amakaramu n'amakayi ku mpapuro bakajya kwandika abantu, umubare w'umuryango, ibiki. Nuko ngo ntabwo ryari riteye imbere, byari gufata impapuro bakandika, nyuma noneho barangiza bose bamaze gusoza ibiturage bagiyemo cyangwa se bagiye kubarura, bagafata impapuro zose bakazohereza i Kigali. Urumva icyo gihe byari bigoye cyane, kuko niba muzi neza icyo gihe nta n'imihanda yari iriho. Urasanga umuntu ugiye kubarura arimo aramanuka mu misozi, agakata akambuka imigezi mu mashyamba,
agiye kubara nk'umuntu wenda utuye wenyine, ko muri bizi ko kera abantu batuye mu buryo buri isolation cyangwa se mu buryo bwa separation, umuntu atuye ukwe. Icyo gihe byari bigoye, kandi icyo gihe mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani ndetse n'icyenda na rimwe ntabwo hari hakaje uburyo buteye imbere bwo kubarura bakoresheje amakompiyuta n'amatelefoni, tablet n'ibindi. Ibarura rusange riteye imbere ryatangiye gukorwa nibura 2002, nibwo wenda batangiye guhereza abantu bakoresha ibarura bakabahereza amatelefoni cyangwa se bafite amalaptop yo gushyiramo data z'abantu. Ariko ibarura ridasanzwe ryakoresheje ikoranabuhanga cyane ni iryakozwe ejo bundi 2022, ko hifashishijwe ama GPS, hifashishije uburyo buteye imbere cyane, binahuye nuko n'abantu bamaze gusobanukirwa akamaro ko gukora ibarura. Kuko mu myaka ya za 90 ntabwo nayo yakamenya agaciro, ntabwo yakamenya akamaro ko kubarura abantu, bumvaga ahubwo ari nk'ikintu kibi wenda kubakorera. Ibyo byose biragaragaza iki? Niba byumvise neza biragaragaza yuko u Rwanda rufite ahantu rurimo rurava n'urimo ruragana. Niba abanyarwanda baravuye aho babaruzwaga anuza ari ikaramu bakandika abantu ku makayi, bakohereza impapuro i Kigali bakajya kubara, uyu munsi bakaba bakoresha amatablet, amalaptops, GPS, ndetse n'umubare w'abantu kuba yariyongereye, bivuze ko dufite aho turimo turava n'aho turimo turagana. Rero reka umushimire wowe wafashe umwanya ukareba kino cyegeranyo cyangwa se kino kiganiro bitewe n'ukuntu wabyita, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ubashe gukomeza kujya ubona updates zacu nyinshi zerekeye ku makuru y'u Rwanda. Tunashimira cameraman wacu Kevin Roy, niwe uri inyuma ya kamera, njye ndi imbere ya kamera. Mukomeze kubana amahoro y'Imana.